Ni ikiganiro gikomeye rero aho Patrick Muyaya, minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yagezaga ku banyamakuru bari bitabiriye ikiganiro n'itangazamakuru i Kinshasa, aho yagarutse ku mpamvu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze gusinya amasezerano y'i Washington, aho yagombaga gusinyana n'u Rwanda, ariko ku munota wa nyuma byose byarangiye abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakanga gushyiraho umukono. Byatewe n'iki rero? Reka twumve ikiganiro na Patrick Muyaya. Alors cette semaine, vous avez entendu et lu beaucoup de choses parce que à Washington la semaine dernière. Muri iki cyumweru mwumvise ibintu byinshi bivugwa, cyane cyane nyuma y'ibyabereye i Washington icyumweru gishize. Intumwa zacu nizasinye inyandiko zari zigamije gutangiza urwego rw'ubufatanye mu bukungu bw'akarere kubera impamvu imwe y'ingenzi. Twasanze ibimenyetso by'amahoro bitari bihari ku butaka, bityo bitadushoboza kwinjira mu masezerano ajyanye n'ubukungu. Nabonye abantu benshi babivugaho, ariko kubakurikirana neza iyi gahunda ndizera ko mubizi. Uruhande turimo, umwanya wacu urasobanutse kandi ujyanye n'ibyo twahagazeho kuva kera. Perezida wa Repubulika yacu yabisubiyemo kenshi ko tutazigera tuvuga ku mahoro, ku bukungu cyangwa kwishyirwaho ry'ubufatanye bw'akarere tutarabona amahoro nyayo kandi arambye mu gihugu cyacu. Nifuje kubibutsa kandi ndizera ko mukibitse inyandiko zose zijyanye n'ibyabereye i Washington, kuko arizo nk'uko navuga Bibiliya y'ibikorwa byose bya vuba. Muri ayo masezerano yashyiriweho umukono ku itariki ya 27 Kamena i Washington. Mu gika cya gatatu havugwamo mekanizme y'ubufatanye bwo guhuza ibimenyekano. Impande zombi ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda zikorana n'abafatanyabikorwa bo mu karere ndetse n'abanyamahanga, hagamijwe guteza imbere ituze, umutekano n'iterambere muri ako karere. Kandi bemeranyije ko amahoro n'ubukire bifitanye isano ikomeye. Iyo mekanizme yashyizweho kugira ngo harebwe uko amasezerano yashyizwe mu bikorwa. Kugeza ubu ndizera ko mwakurikiranye uko inzira yagenze. Habayeho inama nyinshi, iya mbere ya Addis Ababa muri Ethiopia, hanyuma indi i Washington. Inama yabaye hagati ya tariki 17 na 18 Nzeri niyo yanzuye ko nyuma y'icyo bita COPS, aricyo gishushanyo rusange cy'imikorere, hagomba gukorwa operational order cyangwa se itegeko ry'ibikorwa by'umwihariko. CONOPS igaragaza uko ibikorwa bizagenda muri rusange, ariko iyi ordre opérationnel cyangwa operational order yo isobanura neza intambwe zifatika, kuko intego yacu irasobanutse. Ni ukurinda igihugu cyacu kugeraho ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Kongo, hakaba no guhagarika inkunga yose u Rwanda rutanga ku mutwe wa M23. Nk'uko byanditse muri CONOPS no mu myanzuro y'ibihumbi 2773, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite inshingano yo gucungira umutekano abaturage bayo no guhangana n'ibibazo by'imirwano by'imitwe nka FDLR. Ibyo byose byashyizwe mu bikorwa mu buryo bw'amahoro kandi bugabanyijemo ibice. Igice cya mbere ni icyo gusobanurira abaturage. Icya kabiri ni ibyo bikorwa bya gisirikare, kuko tudashobora kwemera ko ingabo z'amahanga ziguma ku butaka bwacu, kuko zibangamira umutekano n'imibereho y'abaturage bacu. Uyu murongo w'ibikorwa washyizweho niyo mekanizme y'ubufatanye mu mutekano, hanyuma ushyirwaho umukono na komite y'ubugenzuzi buhurije hamwe ikurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Mekanizme y'ubufatanye mu mutekano ituma Kongo n'u Rwanda bari kumwe n'abahuza bo mu rwego rw'ububanyi n'amahanga bashobora gukemura ibibazo byerekeye ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, cyane cyane ibijyanye n'ibikorwa bya gisirikare. Hiyongereyeho kandi komite y'ubugenzuzi n'iyisuzuma iha Leta Zunze Ubumwe za Amerika uruhare rugaragara kugira ngo binyuze mu nzego zabyo z'ubumenyi
n'umutekano zikurikirane hafi uko ibyo byumvikanweho bishyirwa mu bikorwa. Ni muri urwo rwego inama ziheruka i Washington zari zigamije gukomeza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Zatumye tugira gahunda ifatika y'ibikorwa ordre opérationnel ndetse n'imbonerahamwe y'igihe calendrier izagaragaza uko ibyavuzwe bizashyirwa mu bikorwa ku butaka. Ibi byose bizadufasha gushyira mu bikorwa by'ayo masezerano ateganya, ariko cyane cyane bizatuma u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo rukanahagarika ibikorwa byo gushyigikira umutwe wa M23. Mu by'ukuri ibyo bivuze iki? Bivuze ko ingabo z'u Rwanda zigomba gukurwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi inkunga yose u Rwanda rutanga ku mutwe wa M23 igomba guhagarikwa burundu. Ariko kandi bivuga ko gukuraho izindi ngamba zose zafashwe mu izina ry'ibyitwa ingamba zo kwikingira, harimo n'intwaro za gisirikare nka misile zirasa indege u Rwanda rwashyize ku butaka bwacu, bavuga ko ari mu rwego rwo kwirwanaho. Bityo rero mu gihe habayeho inama y'ubugenzuzi ihuriweho n'impande zombi ndetse n'inama ya komite ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, turavuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu yinjiye byimazeyo mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano binyuze muri gahunda y'ibikorwa ordre opérationnel. Nidushyira mu bikorwa ibyo byateganyijwe muri urwo rwego, tuzabona impinduka zifatika ku butaka. Hari kandi izindi nama ziteganyijwe mu cyumweru cya gatatu cy'ukwezi k'Ukwakira zigaragaramo raporo z'ibikorwa byose byakozwe, ndetse mu minsi mike iri imbere muzumva amakuru ava mu gisirikare cyacu asobanura uko ibikorwa bigenda bishyirwa mu bikorwa kugira ngo dushobore kwemeza ko Kongo ikora uruhare rwayo naho u Rwanda rugakora uruhare rwarwo kugira ngo amahoro asubire mu karere. Icyarimwe murabizi ko hari ibiganiro bigomba gusubukurwa vuba i Doha hagati y'abahanga bacu mu by'umutekano bahagarariye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abahagarariye umutwe wa M23 kugira ngo barebe uko bashyira mu bikorwa ibyo bumvikanyeho mu masezerano yo muri Doha. Ibi biganiro by'i Doha bijyanye n'ibyo bikorwa byo gushyira mu bikorwa amasezerano ku rwego rw'umutekano. Ariko nk'uko mubizi, ayo masezerano afite igika cya 6 kivuga ko ishyirwaho ry'urwego rw'ubufatanye mu bukungu bw'akarere cadre d'intégration économique régionale. Uru rwego rw'ubufatanye mu bukungu rwagenewe gufasha ibihugu byacu bifatanyije n'amateka n'ubusabane karemano nk'uko byagaragaye mu mwaka wa 2021 ubwo ikiyaga cya Nyiragongo cyarukaga, kugira ngo turebe uburyo twateza imbere ibikorwa by'ubukungu bihuriweho. Ndashaka kubibutsa ko nk'uko amasezerano y'i Washington yabanje gushyirwaho umukono nyuma yo gusinya itangazo ry'amahame yibanze Déclaration de Principe, no muri uru rwego rushya rw'ubufatanye mu bukungu byabaye uko. Iryo tangazo ry'amahame ryashyizwe ahagaragara ku itariki ya 2 Kanama 2025 rinatangazwa n'ishami rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ribishinzwe. Mushobora kurisanga ku mbuga zemewe za internet, aho harasobanurwa neza iby'impande zose zitegereje n'intego zabo bitabiriye. Abo bitabiriye bose bagaragaje ubwitange buhuriweho bwo guteza imbere amahoro, umutekano w'akarere n'iterambere rirambye ry'ubukungu. Nk'uko nabivuze mbere mu nyandiko zose, amahoro niyo shingiro rya byose. Amahoro niyo shyirahamwe rikenewe mbere y'uko ikindi kintu cyose gishoboka. Ariko ibyo tubona ku butaka kuva ku itariki 27 Kamena ntabwo byerekana ibimenyetso by'amahoro. Niyo mpamvu Perezida wa Repubulika akurikije icyerekezo cye yagumanye umurongo usobanutse kandi uhamye.
abahagarariye igihugu cyacu mu biganiro i Washington bafashe icyemezo gihamye cyo kudasinya. Ariko ibyo ntibivuze ko akazi kose k'abahanga bacu, abahanga b'Abanyamerika n'abahagarariye u Rwanda kagowe cyangwa karangiye. Oya, ako kazi kazakoreshwa mu gihe cya nyacyo, igihe ibimenyetso by'amahoro arambye bizaba byabonetse. Intego yacu rero irasobanutse. Iya mbere ni amahoro, amahoro nyayo kandi arambye. Iyo ni iya kabiri. Iya mbere ni amahoro, iya kabiri amahoro nyayo kandi arambye. Nyuma yaho nibwo twavuga iterambere, nyuma y'iterambere tukavuga ubucuruzi n'ubufatanye. Kuba twaragombaga gusinya amasezerano y'ubukungu kandi ubusugire bw'igihugu cyacu butarasubizwa, byari kuba igihombo gikomeye, si ku baturage gusa ahubwo no kuri twe ubwacu. Ni gute twatekereza ko twakora ubukungu mu gihe abaturage bicwa buri gitondo na buri joro, mu gihe ubutegetsi bw'amahoro n'ibyaha aribwo bwimitswe nk'amategeko? Byari kuba ibyo tutashoboraga kwemera. Niyo mpamvu twafashe umwanzuro wo gutegereza nihagira intambwe igaragara mu ishyirwa mu bikorwa ry'iyo gahunda y'ibikorwa ordre opérationnel. Icyo gihe tuzasubukura imikoranire no gusinya amasezerano y'ubufatanye bw'ubukungu. Ndabasaba musome itangazo ry'amahame y'ibanze Enoch de principe ry'uru rwego, rikubiyemo uko tuzafatanya mu by'ingufu, mu bikorwa remezo, mu gucunga amashyamba n'amapariki ndetse no mu bukerarugendo. Mu rwego rw'ibikorwa remezo, imiyoboro y'ibicuruzwa, gucunga amapariki y'igihugu n'ubukerarugendo, ibi byose byaganiriweho mu biganiro byabereye i Washington kugira ngo bisobanuke neza. Ndibutse ko dufite urwego rw'ubufatanye n'u Rwanda, aho tuganira i Washington kuva ku itariki ya 27 Kamena. Twageze ku masezerano yateje imbere mekanizme y'ubufatanye mu mutekano hamwe na komite y'ubugenzuzi buhurije hamwe. Ibi byose bigafasha kugira ururimi rumwe rw'ibikorwa bya gisirikare. Ordre opérationnel cyangwa gahunda y'ibikorwa izafasha kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana n'imitwe nka FDLR, ku Rwanda ku Rwanda gukura ingabo zayo n'intwaro zose zashyizwe ku butaka bwacu ndetse no guhagarika inkunga ku mutwe wa M23. Izo ni impande ebyiri. Hanyuma tuzabona urwego rw'ubufatanye mu bukungu bw'akarere, kuko amasezerano yari agamije guhangana n'ibibazo by'umutekano kimwe n'iby'ubukungu. Nyuma yo kurangiza iby'umutekano, tuzafata igice cy'ubukungu aho inyandiko ziteguye ariko ntizari zasinywe kugeza igihe tuzabona ko amahoro n'ituze byasubiye mu karere. Nibivuze ko tuganira gusa n'u Rwanda, tuganira kandi ibiganiro byihariye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ibyo biganiro biri ku rwego ruhanitse. Abahanga bacu bakomeje gukora kandi mu gihe gikwiriye tuzabamenyesha aho ibiganiro bya Doha bigeze. Mwibuke ko i Doha hari ikiganiro ku by'icyizere kandi hari amasezerano yashyizweho hagati y'impande zombi hifashishijwe komite mpuzamahanga y'umuryango mpuzamahanga Croix Rouge, hagamijwe gucunga neza ibibazo by'abafungwa no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ihagarikwa ry'amasasu cyangwa agahenge cessez-le-feu. Ibi ni bimwe mu bisobanuro by'ingenzi nashaka gutanga nk'itangiriro kugira ngo buri wese abanze amenye ku byerekeye kudasinya amasezerano. Ndashaka kandi kwibutsa ko umwanya wacu uhuriweho kuva intambara zatangira ari umwe: amahoro ni ishingiro rya byose, icyo tugihagazeho. Ibi ni byo nashakaga gutangaza mu buryo bw'intangiriro, kandi mu gihe cy'ikiganiro cyo kugaragaza ibyo dukora nzajya nsobanura ibibazo bimwe na bimwe.
kugira ngo abaturage bacu cyane cyane mu turere turi mu maboko y'abategetsi bamenye ko dukora buri munsi kandi nta guhagarika mu bubasha bwa perezida wa repubulika n'umwungirije we kugira ngo amahoro asubire mu gihugu. Répondre à quelques questions pour être sûr que nous avons, dans les cadres de notre tradition de redevabilité, donné des éléments d'éclairage à nos populations qui nous suivent spécifiquement dans les provinces sous occupation pour qu'ils sachent nous travaillons quotidiennement et sans relâche sous l'autorité du président de la République et de la première ministre pour la restauration de la paix.